murakoze muraho mwese. Amazina yanjye Mukarurema Shadia, nkaba nkomoka mu muryango wa Nyaruzungurura. Muramuzi mwese, yaratuye muri aka gace mu karere ka hari muri Nyamyumba. Ndabanza gushimira Imana cyane cyane, ndetse imyaka 30 ni myinshi turokotse jenoside. Abavandimwe bacu, ababyeyi bacu ntago bakiriho. Ndashimira ubuyobozi bw'igihugu cyane cyane uburyo bwabashije kurokora bamwe muri twe. Rwose ntago nabona uburyo mbashimira umuyobozi w'igihugu. Imana igimuha ibyiza byose itanga hano muri iyi si, ndetse no ku munsi w'imperuka. Ngiye kuvuga jenoside rero, jewe nyera ndi umwana muto cyane, niga primaire. Twese twize primaire haruguru ku kigo cy'amashuri ku Irambo, je n'abavandimwe banje, ariko buri wese yari afite ibintu ahura nabyo ku giti cye. Ngira ngo hano hari abantu twiganye barimo, simbizi ntago nababonye ariko barimo. Je ndi umwana narinzi ko nyine twese turi abantu kimwe, ariko mu ishuri primaire kuva mu wa mbere kugeza w'itienne ntago byari byoroshye. Kwicara uri umwana mu ishuri, umwarimu agahagurutsa classe yose ngo muhaguruke, ngo muvuge ubwoko bwanyu, bahutu mushire hejuru, twese tugashira hejuru. Mwarimu akambwira ati we manura uri umututsi. Ariko mu by'ukuri urumva kubwira umwana muto utazi ibintu by'amoko, ukumva ubaye alone mu ishuri, ukumva ntuzi ndi umututsi kuki. Nkagera mu rugo nkabaza ababyeyi, se kuki nge banyita umututsi, ni ibiki ibi bintu? Ababyeyi banje, papa wanjye cyane muramuzi mwese muri aka gace, yakoreye Bralirwa. Twese twavukiye muri aka gace. Papa yari afite ikintu ahishe muri we, nagiye nkura nibwo nagiye mbibona. Ntabwo yagiye avuga, ntabwo akenshi yahuzaga inzoga, kuko nawe ntabwo yari yorohewe, ariko nabyo yatubwiye byose twabimenya uko jenoside ibaye y'ukuri nyine yo kwica. Papa nkabaza mama kuki banyita umututsi, ni ikihe kibazo? Ndajya mu muhanda abantu bakankora mu mutwe, uyu mwana ni umututsi, izuru ni umututsi. Mama nibwo yajyaga dusobanura akavuga ati ibintu by'amoko ni uku biteye. Dukurira muri ubwo buzima, bakuru banjye dufesinga ubuzima bwo kwitwa abatutsi nyine mu kigo, nta kundi. Igihe cyarageze rero, jenoside y'ukuri iraba. Ndabyibuka mu gitondo indege ya Habyarimana imaze kugwa, nabonye bwa mbere papa afite ubwoba bwinshi cyane cyane. Avuga none papa kubona agize ubwoba n'ibyajyaga biba. Aravuga ati rero mubyuke mwitegure mufunge inzu, ntago tuzigikurikiye. Nabonye papa afite ubwoba pe. Baravuga ati none nta sense. Tukibyuka mu gitondo duhagarara hanze mu rugo, tubona ku misozi hari ahantu harimo haka imiriro. Baratubwira ngo ni umugabo witwa Cyprien, nawe yari umukolege wa papa muri Bralirwa. Dutangira gupfa buhoro buhoro. Baturanyi navuga ngo twari duturanye, nimba nabita iki sinzi, twari close murabizi. Ako niba navuga ngo mwari, ntavuga ngo bari indyarya, bari iki, nibari buguhishe, nibari bunakwice, ahubwo barakureba gusa aho unyuze bagatanga amakuru. Icyo gihe ntago twaraye mu rugo, ijoro ntago twaraye mu rugo, ako mu by'ukuri bakavuga ngo buri wese yihishe ukwe. Makuru yarazaga kabo, harimo bamwe bazaga bati mugire gutya bakaduha amakuru ariyo natariyo, kugira ngo nyine babone uburyo badutanga. Abaturanyi twari duturanye nabo mu by'ukuri ntago bigeze baduhisha. Twajyaga ahandi hantu kure, mu duce twa kure, umuntu tuziranye nawe ndakatugirira impuhwe. Iyi mvura
ubundi ntago najyaga nza kwibuka muri aya matariki. Muri aya matariki imvura ibigwa, mpita mbona ari live, mpita mbona ari icyo gihe twihisha mu masaka mu mirima y'abandi batwirukaho. Iki gihe ntago najyaga nza kwibuka hano. Ndabyibuka twaragiye, nari mfite mukuru wanjye Dansire, yari afite umwana muto akikiye. Ntago twari tuzi aho mama yagiye, papa ntago twari tuzi aho yagiye nawe. Musaza wanjye muto Bucura ntago twari tuzi aho yagiye. Musaza wanjye babiri bakuru ntago twari tuzi aho bari. Nari close na mukuru wanjye, ahantu hose twabaga turi kumwe. Yari afite umwana muto, iyo yamunaniraga naramufashaga. Icyo gihe nari mfite imyaka 16, ntago nari umwana cyane, nta nubwo nari na mukuru. Uwo mwana tukamusimburana tukamufata, ariko twari dufite umuturanyi umwe mwiza, yari umwana w'imfubyi Faida. Ntago nakwibagirwa, wakoze ibyo ushoboye, Imana izabiguhembera igihe cyose. Uri muzima utakiri na muzima, izabiguhembere. Twagiye iwe, yari umwana w'umukobwa uri mu kigero cya mukuru wanjye. Adushyira mu nzu, aratugaburira, abandi ntago tuzi aho bari. Aratubwira ati mwe muri hano turaza kumenya aho byerekeye. Akitubwira gutyo mu by'ukuri numvise ibintu bimeze nk'imvura. Numvise abantu mu by'ukuri urusaku n'amajwi numvaga bageze nko kuri 500. Bari benshi. Nagiye kumva numva binjiye mu rugo. Urugo rw'uwo mwana rwarufatanye no mu rugo, arimo distance no cyane. Numvise ngiye na mukuru wanjye twari twegereye urupfu, kuko ukuvuga ko abantu bagose mu rugo hari bagose no kuri uwo mwana, uko bari bazi ko dukundana. Twumvise ko dupfuye birangiye. Kuri wanjye yakundaga gusenga cyane, nkamwitegereza nkamureba ukuntu ari masenga, ariko ngiye byananiye. Gasenga cyane nkamureba, tugafata umwana. Nagiye kumva numva none batangiye gusenya imiryango, inzugi. Ndavuga uburyo byakubitaga, numvaga ari nk'iyo nzu turimo barimo basenya. Byarakubitaga cyane, barahonda. Mu minota mike basutseho essence, amazu yabaye ubuyonga. Harimo amazu agera kuri 3. Tukiri aho ngaho, undi muntu umugira neza, Imana ishaka kuzabaho icisha mu nzira nyinshi, Fideli, nawe murangusabira iteka ryose kubamagaza, nawe bigize mu ruhare. Nukubera Imana ariko mwabigize mu ruhare. Yinjiye mu nzu amamagara mu izina. Papa wanjye yakunda kunyita Tete. Arambwira ati urihe? Ngiye ngira ngo no umuntu uje kutwica. Mpita nsohoka, ndavuga turi hano. Ngiye kubona mbona ni Fideli, kuko yari inshuti y'abasaza banjye. Sa n'umuntu bamenyeho amazi, ndavuga ni noneho ndarokotse. Ahita dukurura na mukuru wanjye, adusimbutse urwo rugo rwitwarimo, tunyura munsi. Byari bimaze kugera nka 9 z'ijoro. Aduhisha ahantu mu rutoki turicara. Mwana atangira kurira, twari dufite. Aravuga ati dufite team, turi abantu bagera kuri 4. Ari jewe, hari Alfred. Turashaka umuntu bakiza abajyana ajye kubahisha mu rugo iwe. Twaricaye, mu by'ukuri urutoki twarimo hanyuragamwe abantu benshi banyuranye, bagenda barasa umwana agashiguka. Nibwo bwa mbere nari mbonye amasasu aturika. Avuga ati turapfuye. Mukuru wanjye akagumya agasenga. Je ntago nzi ukuntu najyaga, niwe narebaga gusa. Hari imvura nyinshi tunyagirwa. Mukuru wanjye
aravuga ati rero ubu ngubu dushobora no gupfa, abantu bavuze ngo baraza kudutwara ntago baje, twihangane rero dupfe kigabo. Tukibivuga Alfred yayisaza yaradutwaye ahantu yaratuye ni muri Rubona ruguru abita ku Kabiza, yaducumbikiwe mu rugo. Twamaze icyumweru twabaye mu rugo iwe n'umwana muto. Muribaza kugira umwana muto uzi kuvuga uzi kugenda mukamufungirana kugira ngo ye gusohoka, ntago byari byoroshye. Umwana byageze igihe aranga arasohoka, abaturanyi bamubonye bahamagaye ababyeyi be, niyo baje kudusohora. Iyo mudashaka gupfa musubira iwanyu. Badusohoye mu gitondo kare cyane muri imvura yari imeze gutya nyine. Twakomeje urugendo na mukuru wanjye n'umwana dusubira mu rugo, nta handi twari dufite tujya. Twarahageze nyine nk'uko bari bahatwitse, dusanga ni ibintu by'imikara biryamye hasi, nta nzu. Ariko mu gikari mu rugo hari akazu gato cyane k'ibyuma. Ako kazu niko twagiye kwihishamo. Tukigeramo dusanga mama nawe ahantu yarari bamwirukanye. Ako kanya basaza banjye babiri dusanga abirukanye. Ako kanya papa bamwirukanye. Twese famille twongera duhurira mu rugo, nta yindi choice dufite. Twakomeje kubaho ngaho. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, abaturanyi bacu nta muntu wazanye umuhoro ngo aduteme cyangwa ngo tugirire nabi, baraturetse. Ntabwo twaryaga, ntabwo twanywaga, twari aho ngaho. Muri iyo minsi twari dufite data wacu Dismas, yari yaje kudusura mu minsi ya Pasika. Dismas navuga ngo yahagiriye ingorane cyane. We kuko nta muntu wari umuzi, yishe mu rubingo icyumweru kirashira. Nge mubonye nabaye nk'uhamutse kuko yaje asa n'umweru, umubiri wose yarafatanye nka barafu, imvura, inzara. Twese dusubira mu rugo uko tungana, famille no data wacu. Twabaye aho ngaho. Mu by'ukuri ntabwo twongeye gucumbika mu ngo z'abantu. Twararaga hanze buri joro twararaga hanze mu mvura, si mu mvura ariko twararaga hanze. Ku manywa nabwo tukaza tukajya muri kakazi, abantu bazi ko turimo ariko bakatureka. Hari umusirikare wari ukomeye, Colonel Anatole. Uriya musirikare ntabwo yigeze akunda musaza wanjye twavaga indimwe, yari uwa kabiri mu rugo, Pascal, muramuzi. Uriya musirikare yaramwangaga cyane. Aravuga ati nubwo murengerera famille mukavuga ngo Nyaruzungurara ni umuntu mwiza, atanga imisanzu ya emerenide n'ibiki, ariko afite umwana nashaka ni mu muhigi. Pascal yarahizwe bishoboka. Pascal bamwishe nabi rw'agashinyaguro, niko navuga. Colonel Anatole yatangiye kuduhiga. Urabona abaturanyi byabananiye kuza kutwica. Twarabaye nk'abavandimwe igihe kinini. Nta n'ubundi bwoko bw'abatutsi bari bazi muri quartier. So Colonel Anatole yabigizemo uruhare rukomeye. Yashatse interamwe zikomeye, interamwe Savere n'izindi nibuka. Rimwe umuntu araza aratubwira ati muze mbacumbikire mbahishe. Fideli nababwiye waturokoye imbere aratubwira ati nimujyeyo, uri ashaka kubagambanira bakabica muzi wanjye. Tugiwe ndabyibuka, najyanye na mukuru wanjye nyine, abandi nabo bagashaka ukuntu baryama hanze. Twagezemo nta minota 5 yashize twabonye interamwe zigera mu 100 zituguyeho mu nzu. Mukuru wanjye atangira gusenga bimwe bye, nterura umwana. Ndabyibuka ko Saveri yari interamwe ikomeye icyo gihe, yaradukubise pe, yaradukubise ku buryo na memoire, yaradukubise akadukubita
ku miryango, interahamwe mugenzi wazo abana barimo bakiri bato bakamubwira Savio waretse abo bana ko nta cyaha bagukoreye. Mu by'ukuri iyo umusitari wagera nyine n'undi wese yakuvugira. Yamaze kudukubita aravuga ati rero aha hantu mwacumbikiwe nande, turavuga nitwe twizanye. Okay, muzinge kubacumbikira jewe ninjye ufite uburenganzira bwo kubacumbikira. Turavuga nta kibazo. Yadukubise turamukurikiye. Tukigera ku muhanda imodoka y'umusirikare Colonel Anatori ducaho turi mu gico cy'intera hamwe avuga ati murimo gukora akazi neza, bati nta kibazo tugakoze neza. Ariko basa n'abagize mu bwo aravuga ati nabona babana biragenda biti mubahishe. Baraduhishe nibyo nababwiraga iyo umusitari wagera. Bamaze kuduhisha umusirikare aragenda abaza ati Pascal mwamubonye, aravuga ntago turamubona ariko turaza kumubona. Barakomeza Savera tujyana ku mugabo witwa Sylvain. Haza indi ntera ikomeye cyane yasaga n'iyanyoye amatabi yitwa Tuyizere ndamwibuka. Yaje yambaye imyenda ya musaza wanjye Pascal, ntabwo njya mbyibagirwa, yari yambaye ishati ya musaza wanjye. Akitubona ishaka kuba yari nka complex, sinzi ikintu yikanze, asa n'ugizemo umujinya. Yari afite amagrenade nk'abiri. Avuga ati mwambonye nambaye imyenda ya musaza wanyu, hari icyo mubivugaho? Navuga nta kibazo rwose, imyenda ntabwo ari ikibazo. Yigira hakurya aravuga ati rero ngenda bishe ntacyo mumaze. Saveri basa n'abantu bahanganye, urumva basa aravuga ati aba bana niba batuma mbona musaza wabo, nubica ntago mubona. Basa n'abantu babidiskitaho. Savera aravuga ati rero ubwo byanze musubire kwa Fideli muryame, ndabona hanga bidakunze muzagenda mu gitondo. Ariko muri iyo minsi niko papa ngirirwa ashakisha ese tuzaca he. Mu by'ukuri navuga ngo twari dutuye ahantu habi, nta mu Kivu nta mu muhanda ntaki, nta hantu twari dufite duca. Mu by'ukuri nta nzira. Twaragerageje, twahamaze iminsi myinshi muri struggle, iminsi igera muri 20 na je niyo nibuka namaze mu rugo. Umunsi ukurikiyeho mukuru wanjye yaratuye mu mujyi ku Gisenyi. Umugabo aravuga ati rero tugiye gushaka ukuntu twambutse umuntu umwe, nagira amahirwe akambuka ni sawa, ariko ntago muzaguma aho ngaho, napfa nta kundi n'ubundi ntago muzabaho, ariko muri cyo tugerageze. Batangiye guhitamo, baravuga bati tugiye guhitamo uriya mwana muto w'umukobwa tugerageze, nibicamo n'abandi tuzabajyana umwe. Bashaka imodoka irimo abasirikare babiri abajepe umushoferi, baza kuntwara mu rugo. Ndabyibuka mu rugo bose baje kunsezera, ndababwira ni buriya mu minsi mike tuzabonana. Mu by'ukuri numvaga ko batazapfa, ntago byari mu mutwe. Nagiye mu modoka ndabasezera ku muhanda, baje kumperekeza, ariko abaturanyi bari bahagaze nabo bashungereye bareba. Baravuga bati ibyo byose aba bantu bagiye gucika bose bagende tu. Babonye uburyo ninjiye mu modoka ngenda. Makuru ufite nuko iryo joro nahavuye ari nabwo bose bapfuye. Naragiye ndambuka njya ku Gisenyi, njye na mukuru wanjye tujya muri Kongo. Amakuru yatugezeho atubwira ko famille yanjye yose yapfuye. Babonye imirambo yagaragaye ni umurambo wa mama, papa, mukuru wanjye, data wacu wari wadusuye, basaza banjye babiri batwawe n'abajipe mu kigo cyo mu Butotori. Ntabwo tuzi urupfu rw'abapfuye, ariko famille yanjye yamaze kugasa igihe kinini muri ziriya nzira zo ku Kivu. Amakuru twarayamenye yose. Mu by'ukuri ni urwo rupfu famille yanjye yapfuye. Musaza wanjye muto bivuga ko yatawe muri toilette, ari umwana muto cyane. Ikindi navuga ni inzirakarengane z'abashoferi bazaga kugura ibintu muri Bralirwa, bashyinguwe aha ngaha. Harimo data wacu
ari umukene, ntacyo yari afite, yaratunzwe na papa, bamwishe nabi n'abamwishe muri abashoferi baguye aha ngaha, byabanje kutwica mu mitima mbere. Twumvise kwa Edouard, twumvise Pasteur Bosco n'abandi bagiye bapfa mbere, famille yanjye yapfuye nyuma. Jenoside ntabwo ari ikintu, jenoside twararokotse, Imana ishimwe, ariko hari pariti tutagira abandi bantu bagira. Pariti imwe yacu yaragiye, dusigarana indi, ntabwo turi normal people, ariko turashimira Imana ko tukiriho. Nta kindi twabikoraho, gusa abacitse ku icumu Imana ijye bakwihangana, Imana ibakunde nabo bayikunde kuko ntabwo irenganya. Murakoze.